imva imana ikazisibureba ukubera ikirero ukubera imana yanjye ukubera ikirero ukubera imana yanjye umwiri mu ruhande rwacu umurisha nawe ukubera ikirero ukubera imana ukubera ikintu kiriho ukubera imana umwiri mu ruhande rwacu muyitegereze umwiri mu ruhande rwacu umurisha nawe ukubera ikirero ukubera imana ukubera ikintu kiriho ukubera imana Mefiboshethi baramusangire Dobari kwa maki amuzana mu rugo rw'umwami ngo ajye asangira na Dawidi nukubera iki yakuweyo nukubera imana nukubera ikirero nukubera imana yanjye nukubera ikiremwe nukubera imana yanjye nukubera ikiremwe nukubera imana yanjye nukubera ikiremwe kuyibona imana yasanze ndimo gusenga yongera igaruke muvuze ngo iki yagarutse kuri ya beresi nagurira imbago yagarutse kwa Manowa umwana araboneka intwari mu ntambara batetereza abayisenga niyo yegoye naho ahangaha gusa yego intwari mu ntambara batetereza abayisenga amashi ahangaha yegoye yongera igaruke mugize ngo iki yewe mugize ngo iki yewe mugize ngo iki kuvuka ugasanga warabyawe n'abapfumu n'umwaku kuvuka ugasanga iwanyu baraguza nawe n'umwaku gupfa udakijijwe n'umwaku uranziye ariko turashima Yesu washaje akica umwaku amahirwe ya mbere ni ukubaho imana ishimwe iyo aguhaye kubaho hari ikindi yahishe ibikurwanya bitazi imana ihabwa icyubahiro ufite ibibazo ariko uracyariho ufite intambara ariko uriho hari ibikugoye ariko uracyariho iyo aguhaye kubaho imana ishimwe izapasura ibihe iguhingutse mu gihe yateguye amen.